Mwongeye kwirirwa mwebwe muduteze amatwi kuri channel yacu yitwa Momberge, aho uyu mwanya tuba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, twibanda cyane ku byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Bibutsa ko turi mu gihembwe cya kane aricyo twatangiye. Iki cyigisho kivuga rero ngo insanganyamatsiko zo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Rero muri iki cyigisho tugeze ku cyigisho cya gatatu kitubwira ngo iri buriro ijambo ry'ibanze. Mbibutsa ko njye muri kumwe nitwa Irakoze Daniel, nkaba ndi kumwe na mugenzi wacu Mwizerwa Jacqueline. Rero Mwizerwa Jacqueline, umwanya mwiza, reka tuwutangire udushyira imbere y'Imana. Tukabaye Imana dusenge. Tukongera gushima Uwiteka Mana yacu, tugushimye kugira neza kwawe kujya kubana natwe, izina ryawe ry'icyubahiro. Amen. Muri kano kanya tugiye kwiga ijambo ryawe, ndagusabye ngo umanukire kubana natwe kandi urusheho kutuyobora ibyo tuzajya twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Icyigisho cya gatatu rero kitubwira ngo iri buriro ijambo ry'ibanze. Yohana yibanze cyane ku byerekeranye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu. Hano icyo kuruka cyaratubwiraga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Ibi biboneka muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere. Iri buriro ijambo ry'ibanze. Njyewe nkurikije uko mbyumva ni nk'aho ari ugutanga introduction ku byerekeranye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ese ukurikije iri jambo ry'ibanze uyu mwanditsi w'iki cyigisho yanditse, watubwira muri makeya ibikubiyemo? N'ubundi ntabwo njye kure y'ibyo umaze kuvuga. N'ubundi hano Yohana nawe icyo yagaragazaga, ayobowe na Mwuka yashaka kwerekeza abantu cyangwa se umusomyi akamwereza ku kuri guhanitse kw'ibya Yesu. Ikindi kandi akanakujyana ahahise igihe kirema byari bimeze bite. Aho ngaho niho Yohana yashaka ko twese tureba ku bigiye kuba ku bijyanye na Yesu, ko muri icyo gihe bimeze ndetse na mbere uko byari bimeze. Yego. Rero banadushishikariza ko iki cyumweru tuzarebera hamwe uburyo Yohana yasobanuye uwo Yesu Kristo mu buryo bw'ubumana ndetse no mu buryo bwo kuducungura nka Mesiya wasezeranijwe. Rero ingingo yo kwa mbere niyo itubwira ngo mbere na mbere jambo ariwe Mana. Mbere na mbere jambo ariwe Mana. Tuzi yuko iyo dusomye muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere nk'uko twabibonye mu cyo kwibuka, batubwira ngo mbere na mbere hariho jambo. Uwo jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Ese umwanditsi w'iki cyigisho ukurikije ukuntu wabibonye, ubona yarashatse kugaragaza iki? Cyangwa se Yohana kuri yanditse ubutumwa bwiza yashatse gusobanura Yesu mu buhe buryo? N'ubundi ntabwo tujye kure y'icyo kwibukwa. N'ubundi nk'uko n'ingingo iri kutubwira ngo mbere na mbere jambo ariwe Mana, niko ingingo irimo kutubwira. N'ubundi ikintu bakomeze kutwereka hano ko jambo ari wowe wari Imana, jambo yari Imana. Ikindi kintu baje kutwereka hano ni uko ngo uhereye kera kose ngo umwami Yesu Kristo ari nawe na se, ishusho y'Imana, ishusho yo gukomera n'ubutware bwayo ukura bagirana ku bwiza bwayo. Bishatse kutwereka ko n'uburyo bishaka kutwereka ko n'ubundi Yesu wo nguwo cyangwa se jambo wo nguwo n'ubundi ni wo wari Imana. Ibyo bintu byose ibyo tubona uyu munsi wa none n'ubundi ngo nta kimwe kitabashe kuba cyaremwe nawe. Ibyo tubona byose ni wo wabiremye. Ariyo mpamvu avuga ati nyine jambo mbere na mbere hariho jambo, jambo ngo yari Imana ndetse muri byose nta kimwe kitagenjwe kitaremwe nawe. Kandi hano nanone hano muri iki cyigisho bagarutse ko uwo jambo yari Yesu Kristo, uwo nguwo wasezeranijwe kuza kuducungura. Rero bahishura ko Imana y'ubwayo ariyo yaje kuducungura, ndetse banatwinjiza cyane ku mibereho ya Yesu Kristo. Twibuke neza ko hari abantu bavuga ko Yesu Kristo atari Imana. Yohana we abyerura neza 100% ko Yesu Kristo ari Imana. Ubisange muri Yohana igice cya na hano mu mwigisho bavuze ko nyine Yesu ni Imana ngo ariko si data. Ariko nanone barongera bavuga ngo ni umwana w'Imana wuje ubumana. Urumva nyine ibintu bita bihura neza. Si data ariko ni Imana. Yego. Kuko n'undi banagiye bakunda kubigarukamo cyane mu byerekeranye n'ubusesenguzi bwa Bibiliya, bavuga ko Yesu Kristo ntabwo ari data kuko yasabaga data nawe imbaraga, ahubwo ni Imana mu buryo bwo kuducungura yaje kubana natwe yihinduramo uburyo bw'umuntu, nk'uko Yesu bisobanura
uwagombaga kuducungura cyangwa se Mesiya. Hano ari nabo batubwiye ko yari isanga n'ingoyi n'Imana. Rero ku ngingo yo kuwa kabiri tubwira ngo jambo yabaye umuntu. Ese jambo yabaye umuntu bakunda kubigarukaho cyane muri iriya somo, wabidusobanurira gute? N'ubundi nk'uko tuhise dukomeza n'ingingo itambutse cyangwa se yatambutse, jambo wabaye umuntu n'ubundi nta wundi wari kutubwira hano ni Yesu. Ni Yesu waje ahinduka umuntu, afata akamero k'umuntu, yemera kwigira nkatwe. Ariko nyine nk'uko tubizi, ikintu cyatumye byose bibaho nuko ari kugira ngo inyoko muntu tubashe kuba twacungurwa. Turabizi neza ko twakoze ibyaha twese, ngo umuntu ngo akivuka abavukiye mu byaha. Ku bwa Adamu umwe byatumye twese twitwa abanyabyaha. Ariko nyine hano ni naho hanerekanira urukundo rw'Imana ruhebuje, rwatumye atanga umwana we w'ikinege kugira ngo aze twebwe abanyabyaha ducungurwe. Hano rero jambo wabaye umuntu nta wundi hano bari kutubwira, ni Yesu wemeye kujya kuvuka, ajya kuvukira kwa mama we Mariya. Bityo uyu munsi wa none njye mbasha kuba nabona agakiza iyo mbashe kwizera amaraso ye, n'abandi bose tuzafatanya kugenda tumwizera tubonera agakiza binyuze muri we. Wenda ikindi gitoya nagarukaho ukahita udukomereza n'ingingo yo kuwa gatatu. Umwanditsi w'iki cyigisho yagaragaje ko Yesu, uburyo Yohana yanditse buriya butumwa bwa Yesu, mu mvugo y'ikigiriki bagaragajemo ijambo logos, cyangwa se iryo jambo rikaba risobanura jambo w'Imana. Ni ukuvuga mu magambo makeya, nk'uko n'undi twagiye tubigarukaho mu ngingo zatambutse, jambo yari Imana, kandi uwo jambo batubwiye yuko ari we Yesu Kristo. Mu buryo bwuzuye rero Imana yahindutse umwe natwe, ihinduka umwe muri twebwe kugira ngo ifate akamero kacu ibashe kuducungura. Niyo mpamvu Yesu Kristo ariho. Rero bakaba ari byo bita byuzuza uyu jambo yabaye umuntu. Hano hari ikibazo babajije ngo ibande ku byerekezo by'icyo Yohana yanditseho ahangaha. Imana ubwayo umuremyi yahindutse umuntu umwe muri twe maze abana natwe. Ntiturageraho aho yemereye kandi aho yemeye kudupfira. Ni iki? Ibi bitubwira ku kuri k'urukundo rw'Imana yakunze mwene muntu. Kuki dukwiriye gukura imbaraga nyinshi zidukomereza muri uku kuri gutangaje? Hano dukwiriye gukuramo imbaraga nyinshi. Wenda dukomeze kubitekerezaho, tuzarushaho kubigarukaho uko tugenda twimbika muri iki cyigisho. Wadukomereza n'ingingo yo kuwa gatatu. Iravuga ngo kumva cyangwa kutumva ijambo. Kumva cyangwa kutumva ijambo. Kandi batuye ko jambo yabaye umuntu. Jambo ninde? Ni Yesu. None ngo kumva cyangwa kutumva ijambo, bivuze ngo kutumva n'ubundi muntu tuba tutari kumva ninde? Ni Yesu cyangwa se umwana w'Imana. Ubwo iyo tutabashe kuba twamwumva, hari ukumwumva hari no kutamwumva. Muri make niyo ingingo tubwira. Ikintu rero bavuze muri iyi ngingo yo kumva cyangwa kutumva ijambo, ni uko Yesu igihe yazaga mu isi harimo bamwe babashe kuba bamwemera nk'umwami n'umukiza wabo. Nanone hakabaho n'abandi bantu batabashe kuba bamwemera. Gusa ikintu bakomeje kugaragaraho cyane ni uko nyine abayuda cyangwa se abantu bari hafi ya Yesu nibo bantu ba mbere babashije kuba bamuhakana nka Mesiya. Ariko nanone hari n'abantu baje kuba bamwemera, bemera ko Yesu ari umwami n'umukiza wabo. Kandi icyo ijambo ry'Imana ritubwira ko ni uko abantu bakomeje kumva cyangwa se bakizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, babika ikamba ry'ubugingo. Aha ngaha batubwiye ko mu mwuka nk'uwo Yohana avuga ko abemera Yesu bose nk'umukiza wabo bahinduka abana b'Imana. Iyo tubashe kuba twakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tubashe kuba twahinduka abana b'Imana. Ikintu nabwira rero abantu muri kano kanya muri gukurikira Momberge TV, ni uko nyine twese twakwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, natwe twabashe kuba twahinduka abana b'Imana binyuze muri we. Ikintu hano bakomeje kutubwira ngo abantu bashobora gukizwa bitewe no kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Iyo twizeye Yesu Kristo twabasha kuba twakizwa. Mureko rero agakiza Kristo aduha muri kano kanya tubasha kuba twakakira. Njye mbasana neza mu izina rya Yesu. Amen. Rero ahangaha no muri ingingo ya gatatu sinjya kure y'ibyo uvuze, ni akantu gato nshaka kugira ngo mvuge nungutseho. Kumva cyangwa kutumva ijambo
dukwiriye kwirinda cyane kugira ngo twe kuba mu mugabane w'abatarumviye Yesu Kristo, kuko uyu jambo tubibutse ko ari Yesu Kristo. Rero twe kuzaba mu mugabane w'abatumviye Yesu Kristo. Umwanditsi w'iki cyigisho hari ikibazo yabajije hano hasi, ngira ngo wenda tukivugeho gatoya. Mbese imibereho yawe yahindutse ute ubwo wari umaze kuba umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana? Iyo turi muri Kristo, imibereho yacu ibyo ari byo byose igira impinduka. Wowe ubyumva gute? Umuntu wakiriye Yesu Kristo, impinduka zishobora kumugeraho ni izihe? Cyangwa se bano bumviye uwo jambo? N'ubundi Pawulo yabivuze neza ngo abari muri Kristo Yesu ntategeka bazacibwaho. Iyo uri muri Kristo Yesu uba uhindutse icyaremwe gishya. Ubwo rero iyo uri muri Kristo Yesu nyine nta kintu na kimwe gisigaye kiguhangayikishije, kuko ntabwo ari wowe ukibashisha, ahubwo ni Kristo uri kukubashisha. Yego, ngira ngo natwe dutwarane kugira ngo tube abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko nta teka tuzacirwaho. Yego, mu isi dushobora guhura n'ibitugerageza nk'uko intumwa zagiye zihura nabyo, ariko hari ikamba ry'ubugingo babikiwe. Ari nayo mpamvu dusoma bino byanditswe, kuko tuzi ko hari icyo twasezeraniwe. Ingingo yo kwa kane rero bagarutse ku nsanganyamatsiko n'ubundi zigenda zigaruka. Insanganyamatsiko zigenda zigaruka muri iki gitabo cya Yohana, bavuze ko ari ukwizera ndetse no kutizera. Kwizera no kutizera ni ishingiro rya kino cyigisho. Ese kubera iki babigarutseho cyane? Umwanditsi wa kino cyigisho ukurikije uko wasomye, kubera iki yazigarutseho cyane? Kutizera ndetse no kwizera, n'ubundi umwanditsi nawe se agaruka ku bigisha 11 aribo rya tsinda rya Yesu nyine. Ubundi yahisemo abigisha 12 turabyibuka neza, ariko nanone hari itsinda hano, harimo imigabane ibiri. Igitsinda rya mbere rigizwe n'abigisha 11, ndetse hakaza kuzamo na Nikodemo, turamwibuka uburyo ari umunyamahanga, ariko nanone akaza gukurikira Yesu. Ubwo yasanze Yesu nijoro akamwegera. Abo bantu ndetse n'umugore wari ku iriba, abo bantu batabaza bakaboneka mu mugabane w'abantu bashe kuba bakwizera ibyo Yesu yagendaga akora ndetse n'ibyo yagendaga avuga. Ariko nanone ku ruhande rw'abantu batizera, nanone hatongera hakazamo umwe mu bigishwa 12 wa Yesu witwaga Yuda, turamwibuka neza. Mu migisho yashize yavuga igitabo cya Mariko, niho bagiye batwereka urugendo rwa Yuda na Petero n'abandi bigisha muri rusange, turabyibuka neza. Aha ngaha rero kuri uyu mugabane wa kabiri, Yuda ndetse n'abafarisayo cyangwa se abayobozi b'idini tuvuga uyu munsi wa none, ni abantu bose bagiye babona ibitangaza bitandukanye, guhaza abantu 5,000 n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko imitima yabo igahora yinangiye, idashaka kuba yafunguranye ngo ibashe kuba yakwakira agakiza, cyangwa se ibashe kuba yakwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ariko nanone ikintu tugomba kuzirikana, nubwo haba harabayeho abantu nyine batizera, batagize bizera Yesu, ariko nanone hariho abantu bizeye Yesu. Abo ngabo nibo tugomba gufatiraho nk'urugero, akaribo dushingiraho. Nta mpamvu yo kugenda ngo tujye kure ye, ahubwo kuko uriya byakunze akabishobora, nanjye uyu munsi none mbasha kuba nabishobora. Ntabwo twakwiye gushinga agati ku ntege nke zacu gusa, ahubwo imbaraga zacu nizo tugomba kureberaho zonyine. Rero iyi ngingo tunayiganisha ku musozo, ni uko hano bavuze ko n'aba batizera burya basangaga Yesu, kugira ngo basangaga Yesu kubw'inyungu bashaka kumukuraho, ariko cyane cyane kumurwanya. Dufatiye urugero nko ku bafarisayo, ntabwo bigeze bizera Yesu, kandi mu by'ukuri bigishaga amategeko y'idini, kandi mu magambo make bari abantu b'Imana. Ariko hano Yohana, uyu mwanditsi w'icyigisho, nanone yagarutse kuri iki kintu cyo kutizera, kubera ko ari ryo zingiro ry'intambara ikomeye duhora turwana nayo buri munsi. Ese nizera umwami gute? Reka dusome kino kibazo nacyo tucyumveho, turebe ko hari icyo cyatwigisha. Ubayeho ute imibereho yawe yo kwizera Yesu? Aho kuba wakwishingikiriza ku bumenyi bw'ibyo umuziho nka Mesiya. Ni kuki ari ingenzi kuzirikana iri tandukaniro?
kuki ari ingenzi kuzirikana itandukaniro ryo kutizera no kwizera, cyane cyane twishingikirije ku byo tuzi nko kuri Yesu. Nkeka ko wowe udukurikiye hari byinshi watanga ubuhamya kuri Yesu Kristo. Yego harimo n'abandi bashobora kuba batarabona neza kugira neza kw'Imana, ariko dufate nk'urugero rworoshye, kuba turiho duhumeka nabyo ni igitangaza Imana idukorera, ni ibigaragaza urukundo rwa Yesu Kristo. Kuba nshobora kubeshya mu kanya ne gupfa kandi nzi ko amateka yabanje y'Abisirayeli iyo wakoraga icyaha hazagamo n'urupfu, nabyo tubishimira Imana. Rero uko kwizera Yesu Kristo kutugirira akamaro mu mibereho yacu kubera ko bidutandukanya n'icyaha. Sinzi niba wowe hari inyunganizi wakunganira tugahita dukomeza n'ingingo yo kuwa gatanu. Nanjye ntabwo ndi butinde, ahubwo twari dukomeza n'ingingo yo kuwa gatanu uvuga ngo insanganyamatsiko zigenda zigaruka icyubahiro. Ahangaha mu ngingo yo kuwa kane batweretse insanganyamatsiko zigenda zigaruka, aho batweretse kwizera no kutizera, ariko nanone hiyongeraho n'ikindi kintu cyitwa icyubahiro. Iki cyigisho muri rusange n'ubundi nubwo wenda hagiye hagaragaramo abantu batumviye ndetse n'abantu batabasha kuba bakwizera, ariko insanganyamatsiko nyamukuru kwari ukubwira abantu icyubahiro cya Kristo. Ahangaha ikintu batweretse ni uko Yesu Kristo yari umuremyi w'isanzure, ndetse nk'uko twabibonye mu ngingo zabanje ngo mu bintu byose biriho nta kintu na kimwe kitagenjute kitaremwe nawe, ngo icyubahiro cye mu guhinduka umuntu binyuze mu gufata ishusho ya muntu. Iyo uburyo Kristo yabashije kuba yakwihindura umuntu, ibyo nanone nabyo ni uburyo nyine byongera kumuhereza icyubahiro, kuko nk'uko twagiye tubibona ngo tubasha kuba twabona agakiza binyuze muri we. Iyo atabasha kuba yahinduka umuntu ngo aze kwisanisha natwe, nanone ntabwo ndetse nta kintu byari biba bimaze, n'ubundi ntabwo rwa rukundo rw'Imana twari tufite. Ariko kwa ko nyine yabashije kuba yabikora, nanone bitwongerera icyizere y'uko kuko yabaye umuntu nkatwe, yageragejwe uburyo bwose nkatwe, bivuze ngo nyine aho yatsindiye twagenze kuba twaze. Iki ni icyubahiro cya Kristo, ariko nanone kikongera agakiza kuri twebwe. Yego, n'ubundi ahangaha nacyo banavuzeho, ahubwo hari n'akandi kantu bagarutseho, kuba Yesu Kristo ari umunyacyubahiro. Tuzirikane ko igihe yavukiraga mu isi, abamarayika mu ijuru bararirimbye, ariko mu isi ntibamenye ibyabaye. Nanone tuzirikane n'urupfu rwe ku musaraba gukozwe isoni. Ibyo ngibyo bigaragaza ko nta cyubahiro mu bisanzwe, mu bigaragara ntacyo afite, ariko niho batwerekeye ko Imana itangaje, aho Imana ihishurira icyubahiro cya Yesu Kristo mu gukozwa isoni ku musaraba. Rero ibi ngibi twebwe bitwigisha iki? Tekereza icyo bivuze kuba byarasabye ikintu giteye ubwoba Imana ubwayo ku musaraba kugira ngo idukize icyaha. Ibi bitubwira iki cyerekeranye n'ububi bukabije bw'icyaha? Nkeka ko ku muntu uri ahangaha hano ku isi, uri kubona ibibera ku isi, asobanukiwe neza n'ingaruka z'icyaha. Kuba dushobora gusonza, kuba dushobora gukena, kuba dushobora kubura bimwe mu byo dukeneye kandi bishobora kutubeshaho, ibyo byose ni ingaruka z'icyaha. None ibi ngibi bitubwira iki ku kuba Yesu Kristo mu cyubahiro cye yaraje kuducungura ku musaraba? Nkeka ko dukwiriye kwisuzuma mu mibereho yacu, tukareba icyo dukwiriye kwigira kuri Yesu. kugira ngo yemeye kwishyiraho icyubahiro, yemeye kwishyiraho ibyaha by'abari mu isi. Ikintu cyatumye abasha kuba yabyishyiraho ni urukundo yadukunze. Ikintu tugomba gutekereza muri kano kanya, ese musubiza ku musaraba? Kuko turabizi neza ko ukoze icyaha ubu musubije ku musaraba. Niba ahora ataka imbere ya data avuga ati data mubabarire, nanjye nkakomeza gukora icyaha, urumva ntabwo mba mubaniye. Mureke buri wese abitekerezeho, kandi icyo nabifuriza ni ko buri wese agomba gukora icyiza. Ibintu byo kwiga no kuzirikana. Yego, ibintu byo kwiga no kuzirikanwa, batubwira n'ubundi bagaruka kuri amagambo yo mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, ati Imana iri kumwe natwe. Ati ngo wowe kuba uzi ko Imana iri kumwe nawe, ese ubyumva gute? Kuba Imana iri kumwe nanjye nyine numva ko nta kibazo mfite, byose bimeze neza.
gusa nta ikindi kintu navuga hano bavuze ngo ubwo Yesu yapfiraga abanyabyaha yagaragaje urukundo rutarondorwa adukunze. Niba yarapfiriye umunyabyaha mureke natwe nyine tumukunde kuko yadukunze urukundo ruhoraho, reka natwe tumukunde turusheho kumukunda. Yego, ahangaha n'undi uyu mwanditsi wa kino cyigisho yagarutse ku magambo ari ahangaha ati Kristo kuba yarabaye umwe na data mbere y'ishingiro ry'urufatiro rw'isi, ubwo ni cya gihe twabonye mbere yo kuremwa, bikubiyemo ukuri kurangwa n'umucyo n'icyubahiro. Uyu mucyo umurikira ahari umwijima, ugakwirakwiza ubwiza bw'ubumana n'icyubahiro cy'umwimerere. Uku kuri kandi gukubiyemo ubwiru butarondorwa, gusobanura ayandi mayoberane y'ukuri atarondoreka, nyamara kandi kukaba kubumbiye mu mucyo utabasha kwegerwa no kutarondoreka. Ahangaha naho bari kutugaragariza ko kuba Kristo yarabayeho mbere ari ukuri tudashobora kurondora. Ibiriho byose ntabwo twebwe dufite ubwenge bwo kubirondora, icyo dusabwa ni kimwe, ni ukwizera no kumvira Yesu Kristo. Ibindi tukazarushaho kugenda tubimenyera muri urwo rugendo rwo kwizera. Sinzi niba haba hari indi nyunganizi wakunganira hano tugasoza iki cyigisho cyatubwiraga ibyerekeranye n'ijambo ry'ibanze Yohana yagarutseho. Hano hari amagambo make ngiye gusoma nanjye. Hano yavuze ngo iteka iyo abantu bagerageza guhinduka kundi babikuye ku mutima, ubwo ni kwa guhinduka nyine ubasha kuba wakora icyiza, ubu hariho igitota imitima yabo kikangura kikayitera guhinduka ukundi. Ibibi byo mu kubaho kwabo n'icyaha cya kamere cyo mu mutima byose barabishorerwa, bagatangira kugira icyo bumva cy'igitangaza cyo gukiranuka kwa Yesu. Urumva iyo wakoraga ikintu kibi muri wowe ukabasha kuba wahinduka ukagira umucyo muke cyane ukurasiye, ubasha kuba wakuramo bya bintu byose byarimo bitabasha kuba byagira icyo bimaze, Kristo akaza akaba muri wowe. Mureke nyine nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga, urukundo rwa Kristo tubasha kuba twareze agaciro, kandi Mwuka Wera nawe ajya akomeza kubana natwe ibyo tubasaba mu izina rya Yesu. Yego, reka dusoze n'isengesho dusenga Imana cyane kugira ngo idushoboze kugira kwizera muri twebwe, twizere Yesu Kristo waducunguye. Reka dusenge. Data mwiza, Mana idukunda kandi icyubahiro, izina rye rihabwe icyubahiro. Ushimwe cyane ko waducunguye, ukaducunguza amaraso yawe, ndetse ukaba wongeye kubiduhishurira mu ijambo ryawe. Ushimirwe cyane. Reka ubane n'imitima yacu rero, udushoboze kumva no kumvira ndetse no kugukorera byuzuye, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.